iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa, byibaza ku manywa nageze ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa numva sinyuzwe, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa numva sinyuzwe, iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubanza butabibasha, ubwonko bwanjye oya ntibwabibasha, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu we urabizi, haleluya. Bakwambitse ingofero y'ubugome, ari ryo kamba ry'amahwa ngo rikubere ingataho, maze wikorere umusaraba uri bubambweho, kwikorera ntibyari gushoboka, ushyira ku bitugu, ushyira nzira uragenda, ugenda ubukwana urihangana, umubiri wawe uhinduka inyama uremera, bawushinga ureba uramaramaza, bawukubambaho urabyemera, ngo ni ukubera urukundo, kandi abo wakundaga gutyo ntibakwemeraga, iby'urukundo rwawe njye biransiga, ndagusabye ku rutonde rw'ibikorwa bizakorwa tugeze imuhira, ntihakabureho umwanya w'ubuhamya, unganirize iby'urukundo rwawe, kuko iyo mbitekereje njye biransiga, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi, Yesu we urabizi, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi, Yesu we urabizi.
Uwiteka hishurira Yakobo yuko Yosefu akiri mu rwobo atapfuye, yari kumukuramwo akamuzana mu rugo, kandi yari gushima Imana avuga ko imugiriye neza. Ariko kuko Imana idatekereza nk'abantu, yabonye ko kubabara akajya ku kiriyo, akarira nk'uwapfushije ntacyo bimutwaye, kuruta uko Yosefu aza bakazicwa n'inzara. Nta rubanza ngufiteho Mwami Imana, uko wangenje kose ndabigushimiye, uzica uzabimaza mu minsi iri imbere. Ndumva nguwe neza mu mutima, kuko ibyanjye byose Imana irabizi. Ndumva nguwe neza mu mutima, kuko ibyanjye byose Imana irabizi. Ibintu byose ntabwo Imana izabivuga, ari ubwo ibona guceceka aribyo byiza kuri twebwe. Isezerano rikuru riruta ayandi twararihawe, wizera agakizwa azatura mu ijuru. Imana ntigibeshya irakiranuka, ikindi ntigisaza wenda ngo ibagiwe ibyo yagambiriye byose izabikora. Ndumva nguwe neza mu mutima, kuko ibyanjye byose Imana irabizi. Ndumva nguwe neza mu mutima, kuko ibyanjye byose ndumva mfite amahoro mu mutima, kuko ibyanjye byose Imana irabizi. Ndumva nguwe neza mu mutima, kuko ibyanjye byose Imana Itarewe wangezeho numva nenda gupfa, urankiza ntiwitaye ko gukiranuka kwanjye kwari nkako. Urankiza wahereye ku bugingo ubanza kumagakiza, hanyuma untunguza gukora gukomeye uhereye kusa. Naratangaye Yesu we, oh narumiwe Yesu we. Aka kanya gato mfite ko kuvuga, reka mvuge ikintu kimwe kimbora ku mutima. Byari kumera biti undeka Yesu we. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. En tout cas, merci mon cher papa. Itarewe wangezeho numva nenda gupfa,
urankiza ntiwitaye ko gukiranuka kwanjye kwari ntako urankiza wahereye ubugingo ubanza kumagakiza hanyuma untunguza gukora gukomeye uhereye ku busa naratangaye Yesu oh narumiwe Yesu merci papa merci papa je dis merci papa en tout cas merci mon cher papa amajwi y'abagushima ni menshi wowe uri data wa twese mwiza twavuye mu bise by'amaraso n'ubwaburahamu atatumenyeye nawe Isiraheli atatwemera wowe uri data wa twese mwiza byanditswe kera tutarabaho wowe uri data wa twese mwiza twavuye mu bise by'amaraso wowe uri data wa twese mwiza byanditswe kera tutarabaho haleluya izuba n'ukwezi bihabwa umuntu ngo abe ari ubigenga ntabwo yari kubikiranukaho nkawe ntabwo byari kutugeraho twese uyu mwuka duhumeka iyo uhabwa umuntu ngo abe ari uwugenga ntabwo yari kuwukiranukaho nkawe ntabwo wari kutugeraho twese Jehova ninde wakiranuka ngo agere ku kwera kwawe Jehova ninde wakiranuka ngo agere ku kwera kwawe wowe wakunze umuntu wuzuye ubugome ukamugurana umwana wawe w'ikinege ugira umutima mwiza mana nta muntu ubanye nawe
imbere yawe ndatsinzwe, nta muntu wanye nawe. Imbere yawe ndatsinzwe pe, nta muntu wanye nawe. Wowe ugushimvura mu mirima ya twese, ugira imbabazi ubabarira bose, ugira umutima mwiza Mana, nta muntu wanye nawe. Urimbura isi n'ukundihemuka, utegereje ko n'abandi bihana, ugira umutima mwiza Mana, nta muntu wanye nawe. Ugira umutima mwiza Mana, nta muntu wanye nawe. 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 Nta muntu wanye nawe, Mana yanjye. Oya nawe. Nta muntu wanye nawe. Nagufashe ukuboko kuva kera utananzi, nakuguze amaraso menshi, nkundira wizere ko ngukunda, wihanganire inzira igoye ucamo, aho nkujyana ni heza ndahazi. Dore mbereye maso ubugingo bwawe, kandi mburiranye na nyirabwo. Niwihemukire mwana wanjye, ndi kumwe nawe, gira amahoro. Nzajya mpora nyusa kugira neza kwawe imbere yawe, uko ntabashe sinzagutererana, ndagukunda, unyizere nzakugirira neza.
wihanganire nzirigoye ucamo aho nkujyana ni heza ndahazi mbereye maso ubugingo bwawe kandi mburindanye na nyirabwo ntiwihemukire mwana wanjye ndi kumwe nawe mbereye maso ubugingo bwawe kandi mburindanye na nyirabwo ntiwihemukire mwana wanjye ndi kumwe nawe gira amahoro yego mwami urankunda umutima wanjye urabyumvise nyongerera ukwizera ndashaka kuba uwo wifuza aho nakubabaje mubyeyi wanjye yesu we Yego mwami urankunda umutima wanjye urabyumvise nyongerera ukwizera nshaka kuba uwo wifuza aho nakubabaje inshuti yanjye Yesu we umbabarire aho nakubabaje Yesu we Yesu we Yesu we aho nanze kubabaje Yesu mwami Yesu we Yesu we umbabarire igihe wasengaga Getsemani warubabaye mwami wananiwe kwihanganira kuzandeba mfa abari wowe upfa mwami mu rusobe rw'intimba n'imbabazi havuyemo rya jwi ry'ihumure ngo birarangiye amaraso yo mu mutima wawe yo yatembanye za nzandiko zanyicishaga
sinzigera nubararira, nzahora nciye bugufi ushyirwe hejuru. Yesu ndakubaha, ndakubaha, Yesu ndakubaha, ndakubaha. Ibyishimo byagushyizwe imbere, ibyo byatumye wihanganira imibabaro yose. Sinarizi agaciro mfite umutima wawe, nakamenye menye ko ibyo byishimo ari yaba ari njyewe wagufashe, mba mporana umutima uhagaze, kuko nshobora kwikanga nkisanga nakurekuye. Ariko ubwo ari wowe wamfashe, umutima uratuje, kuko wowe ntacyagukangana mba, bityo ntuzandekura. Intama zawe uzipfumbase mu kiganza cyawe, ntacyazikuramo, kandi nanjye nizeye ko
ukomeze umfate unyobore kuko ndekuye gatoya nahita nyoba umpindure igikoresho cyejejwe cy'umumaro cyangwa umwana wizerwa mu rugo umubika amabanga ya se umpindure igikoresho cyejejwe cy'umumaro cyangwa umwana wizerwa mu rugo umubika amabanga ya se akira amaboko yanjye ye gukora ibitakubahisha nguhaye ururimi rwanjye rwe kuvuga iby'ubupfapfa nguhaye amaso yanjye ye kurangarira ibidafite umumaro nguhaye amatwi yanjye abashe kumva icyo uvugana nanjye akira ubwenge n'umutima wanjye mpore nibwira ubushake bwawe ndakuhaye wese umusaruro w'intoki zawe haleluya ukomeze umfate unyobore kuko ndekuye gatoya nahita nyoba mwami we umpindure igikoresho cyejejwe cy'umumaro cyangwa umwana wizerwa mu rugo umubika amabanga ya se umpindure igikoresho cyejejwe cy'umumaro cyangwa umwana wizerwa mu rugo umubika amabanga ya se baragowe 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 ayi baragowe abantu badafite Kristo burya baragowe 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 abamaze kumenya mujye mubasabira kuko baragowe nagira ikibazo ihina mu cyumba cyanjye gasenga Imana yanjye gasohoka nkomeye gasubizwa mu imbaraga maze ngakomeza urugendo
ibyampigaga nkabibura kuko mufite Kristo. Nahundi ejo bundi yaribye bamurasa ku migeri, none yafashwa asambana arenda gufata ikora inyuma. Abantu badafite Kristo baragowe, baragowe, baragowe. Abamaze kumenya mujye mubasabira kuko baragowe. Ntukifuze kumera nka runaka, ntuzi uburyo abayeho, ntuzi uburyo yabibonye, ntuzi n'ikiri ku mutima. Dore duke turimwo amahoro turuta byinshi by'impagarara. Erega Kristo ni byose ku bamwemera bose. Ntawasubiza inyuma, uje wese aramwakira. Erega natwe si ku bwacu, twakijijwe kubw'ubuntu gusa. Abamaze kumenya ibyo, dusabire abakiri inyuma. Baragowe, 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 ayi baragowe. Abantu badafite Kristo burya baragowe, baragowe, baragowe. Abamaze kumenya mujye mubasabira kuko baragowe. Mbega inkuru y'igitangaza, kw'Imana yigize umuntu, uwo twita Yesu umwana w'intama, umugaragu w'imbata, yakoresheje amaraso ye asibura ya nzira y'ubusabane bwacu n'Imana. Satani yari yarasibye, yubatse igikuta cy'imbabazi hagati ye n'ibirego by'umwanzi. Ashyira urugi rukinguye imbere yacu ngo twinjira ahera. Nigitangaza bagenzi, imbabazi Imana igira zingana n'urukundo rwayo. Imana yacu ishimwe. Nigitangaza, nigitangaza, imbabazi Imana yacu igira zingana n'urukundo rwayo. Imana yacu
Imana yacu ishimwe. Igitangaza bagenzi, imbabazi z'Imana zingana n'urukundo rwayo. Imana yacishije Imana yatanze Yesu ishimwe, agapira k'umusaraba ngobeho, wacunguye ubuzima bwanjye. Imana ishimwe kubwe, Imana ishimwe, nimuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi nimugirire ishyari abakiranirwa, ahubwo muri byose mugaragaze ko muri icyitegererezo cy'ibyiza. Ibyiza mubwiriza abandi aba ari byo mukora, kuko umwami wacu atajya yishimira ababwiriza abandi kwikorera imitwaro bo badashobora no kunyeganyeza. Hari igihe bitemera kwineza yiturwa indi, kuko iyi si umubiri n'umubiri tukiri kumwe. Ibyo ushaka ntube hari ibyo ubona, mu cyimbo cy'amahoro hakazanywa kuba. Ibyo nabyo ntibiduhemuze, kuko Yesu yavuze ko tugomba gukundana nk'uko yadukunze. Mwibuke ko yadupfiriye tukiri babi, tumusaba umutima nk'uwo yarafite. Nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa be, uko niko yasize avuze kwihangana n'izindi mbuto mwera bibwiriza neza kuruta
bagahinduka bagahemuka ariko mwebweho nimukomere amaboko yanyu ye gutendebuka kuko imirimo yanyiza gororerwa nimwakira ijambo ry'Imana ariko mwebweho nimukomere amaboko yanyu ye gutendebuka kuko imirimo yanyiza gororerwa nimwakira ijambo ry'Imana nimwakira ijambo ry'Imana emwe uko nindana na Yesu mu buzima ngenda ndushaho kuryoherwa bundi bushya Mwuka Wera agenda asobanurira uburyo nakunzwe abishyira mu rurimi mbasha kumva niyo mpamvu ndushaho gukunda umusaraba we kubwawo ndafashwa numva mbuze icyo nkora nkabwira Yesu ntaho turi kumwe twenyine nti ndagukunda nubwo undusha kubikora nifashishije iyi ndirimbo ngo nsuke imbamutima zanjye imbere yawe kuko icyo wankoreye kiruta indirimbo Yesu we ni wowe mugabane wanjye ni wowe ni wowe ni wowe
asigasira amahoro yanjye. Icyo ni kimwe mu byatumye wemera gupfa nk'ikivuna. Yesu we, oh, ni wowe nta kintu nabonye gihenze mu buzima nko gutunga umutima usendereye amahoro. Nta kiguzi watanga ngo umutima wawe ubeho gutyo, kereka kuba utuzamo Yesu umwami w'amahoro. Muri we imfubyi ziraririmba, indushyi n'abapfakazi babona impamvu zo gushima Imana. Ntibisaba ko batuzwi Kanani gusa, no mu butayu bo bahabona amashimwe. Niwe mahoro utayataye ntiwayakurwaho. Namuboneye ubuturo muri njye, yaranduhuye niwe mahoro. Namuboneye ubuturo muri njye, yaranduhuye niwe mahoro. Niwe muterankunga watishoboye, ni ukomeza amaboko atengenutse. Niwe wongera imbaraga amavasukuma kandende, asubiza inyuma araruhura
yaranduhuye niwe mahoro. Nahuye n'abatangabuhamya benshi ntangarira Yesu, nabonye imfubyi zitera hejuru zimushima, abapfakazi n'indushyi bamuzanira amaturo. Nahuye n'abatangabuhamya benshi ntangarira Yesu, nabonye imfubyi zitera hejuru zimushima, abapfakazi n'indushyi bamuzanira amaturo. Nabonye udafite urubyaro aturagara aririmba Yesu, ndibaza nabonye abakene n'abashonji bavuga amahoro banezerewe, ndibaza Uwiteka ubikora ute ku buryo bwawe, wabugize ubwiru icyo nzireza namya uko byose ubikora neza. Ufite uburyo bwihariye buhwanye n'umwuzuro w'ubumana, ibyo si byanjye kubisobanura, icyo nzi neza nahamya nuko byose ubikora neza, icyo nzi neza nahamya nuko byose ubikora neza. Jambo rimwe rirahagije ngo yimure imisozi, ntakiriho na kimwe kitumva itegeko rye. Yafata ibyihebe bikatura adakoresheje intwaro namba, za ndwara zidakira nazo ziramwumvira. Araguse n'umuhanga cyane, ntacyo wabona umunenga, naho itangira ryatera urujijo, iyo aribye birangira neza. Aragutse n'umuhanga cyane, ntacyo wabona umunenga, naho itangira ryatera urujijo, iyo aribye birangira neza. Uwiteka ubikora ute ku buryo bwawe, wabugize ubwiru icyo nzi neza nahamya nuko byose ubikora neza. Ufite uburyo bwihariye buhwanye n'umwuzuro w'ubumana, ibyo si byanjye kubisobanura, icyo nzi neza nahamya nuko byose ubikora neza, icyo nzi neza nahamya nuko byose ubikora neza.
suye ububiko bw'aya mabuye 12 y'ibihamya twatoraguye ubwo Yorodani yacikagamo kabiri, Uwiteka akatunyuza ahumutse. Suye ububiko bw'aya mabuye 12 y'ibihamya twatoraguye ubwo Yorodani yacikagamo kabiri, Uwiteka akatunyuza ahumutse. Ibyo bigwi binsunikira bwangu ku ruhimbi ngo nshime Uwiteka Imana wabikoze. Ibyo bigwi binsunikira bwangu ku ruhimbi ngo nshime inyangamugayo. Wera unezezwa n'ibitambo by'abera, kuko urugendo twagendanye nawe ukaturemera ibyiringiro by'ahazaza. Tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Ushimirwe guhitamo ubuzima bw'abera, ubu bifarashi urwaniraho. Ushimirwe guhitamo ubuzima bw'abera, ubu bifarashi urwaniraho. Ubuhamya bwabo wabuhinduye ibibwirizwa, yewe Mana we. Amateka yawe muri bo abahindura intwari z'ibihe n'ibihe n'ibihe. Amateka yawe muri twe atugira abakomeye, nyamara si twe, ni wowe ukomeye muri twe Mana we. Tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Tuguhaye ishimwe, Mana we. Tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Imizigo y'agahato yo kwa Farawo twarayituye, tugirwa abami n'ibikomangoma. Amazina yacu ari mu bubiko buruta ubw'izahabu ku mutima w'Imana. Mbega ibintu byiza we, tuguhaye ishimwe. Mbega ibintu byiza we, tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Tuguhaye ishimwe, mbega ibintu byiza Mana we. Tuguhaye ishimwe, sifa kwako. Mbega ibintu byiza we, nahawe umurimo mu ruzabibu rwa Data, ndi umwana ukora iwabo.
niyo mpamvu mirimbana nkihanganira no kubabazwa, simfite uwo nsiganya nkora nk'uwikorera, naza nshuro ijana zavuzwe zingeraho zitinze cyane, ziza nk'igitonyanga ku rurimi rw'uguye umwuma, sizo ngororano n'ubundi n'impamba y'umugenzi gusa, ziza nk'igitonyanga ku rurimi rw'uguye umwuma, kuko sizo ngororano n'ubundi n'impamba y'umugenzi gusa. Ibyo Kristo yapatiye nibyo bihembo byanjye, ibyo ngibyo ni bibi naha nzabisanga iwacu muri gakondo. iyo iwacu muri gakondo, sogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo, Dawidi na Yonatani, Yeremiya na Yesaya, Matayo na Mariko, Yohana, Petero na Pawulo, bene wacu bose twabuze baradutegereje. Iyi si ibona twenda gupfa, nyamara nitwe turiho, hirya y'ingando n'abantu bahishe umunsi wacu. Ibyo Kristo yamfatiye nibyo bihembo